Kubura umukobwa ni kimwe, ariko nanone kuba uzavamo umugabo ni intambwe ikomeye cyane kandi isaba urugendo rurerure, aho bigusaba kwitwara neza, kugira imico myiza cyangwa se no kugira ibyo wigomwa. Rero uyu munsi ngiye kukwereka ibintu bituma utabona umugabo wa mukobwa we. Ufite imyaka 25 cyangwa se guhera kuri 20 kuzamura, ariko ukaba warabuze n'umusore mwakundana bitewe nuko hari bimwe mu bintu udakora. Uyu munsi ngiye kukwereka ibintu bizatuma cyangwa se uzanakora bigatuma urukundo rwawe rukomera, kandi n'uwo mukundana akazahitamo wowe aho kugira ngo ahitemo undi, kuko ushaka kuba warakundanye n'umusore mukamarana amezi 2, 3, 5, umwaka 2, 3, 5, nyuma akagusiga akishakira undi bitewe nuko hari bimwe mu bintu utigeze ukora. Uyu munsi nagutegura ibyo bintu bizatuma utabona umugabo. Kuba utamubona ni impamvu zawe, sizuko abo bakwanga. Rero ibintu bizatuma utabona umugabo nubyumva urahita ubyirinda. Nta kindi wose abwo uyu munsi usibye gukanda subscribe kuri YouTube channel, kuko ni byinshi tubageza byerekeranye n'imibanire, urukundo, ingo, inshuti ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Rero kudadukurikirana kimwe mu bintu bibuza uhisemo, kuko kudukurikira ni kimwe mu bintu bizatuma ubona urukundo rwa nyarwo. Ikintu cya mbere gituma utabona umugabo wa mukobwa we, iyo myaka ufite ikwemerera gushaka ariko wabuze umugabo. Impamvu ya mbere no kutigirira icyizere. Igihe cyose wigiriye icyizere bituma ubuzima bwawe nabwo buba mu buzima bwiza bubaho, kandi abantu bakifuza kubaho mu buzima nk'ubwa bitewe nuko warigizeye. Uri umukobwa waratinyutse, arega nubwo bavuga ngo nta mukobwa ubwira umusore ngo aramukunda, ushatse wabivuga mu buryo butandukanye, nkuko twagiye tubereka uburyo ki watereta, hari amategeko 10 yo gutereta ndetse n'ibindi. Ariko nanone igihe cyose wigiriye icyizere ni kimwe mu bintu bizatuma n'urukundo rwawe rukomera. Kwigirira icyizere ukavuga uti nzabona umugabo, nzamubona. Ariko reka turebe, ushobora kuba wigiriye icyizere ariko hari ibindi bintu utagiye ukurikiza, kuko hano tubafite ibintu bigera ku 10 bizatuma utabona umugabo. Rero igihe cyose wigiriye icyizere ariko ibi bindi ukaba ubikora, bishobora gutuma utabona umugabo. Ibi byose nubikurikiza bizatuma ubona umugabo. Ikintu cya kabiri gituma utabona umugabo ni ukwiyandarika. Ushobora kuba yego wifitiye icyizere ariko wiyandarika. Kwiyandarika mvuga nukuye, uri umukobwa ukaba uri umwe muri babandi birirwa barata ikibuno. Yego kuba ufite ikibuno ni byiza, abagabo birabakurura, ariko igihe cyose wiyandarika. Uri umukobwa, buri musore wese mwararyamanye. Uri umukobwa, abantu bose mu kabari bazi ko ari wowe unywa cyane, bazi ko ari gukora ibikorwa bigiye bitandukanye bishobora gutuma ukubonye akubonamo umukobwa w'igishegabo, aho kukubonamo umukobwa muzima wa nyawe, ushobora no kuzavamo umutima w'urugo, kuko we arakubona akakubonamo igihaha cy'urugo. Igihe cyose rero wagerageje kutigirira icyizere, ariko nanone bigatuma uniyandarika. Igihe cyose utigirira icyizere bizatuma utabona umugabo, ariko n'igihe wiyandarika bizatuma utabona umugabo, bitewe n'uko ibi byose birafashanya. Ikindi kandi kizatuma utabona umugabo ntugikurikiza ni ukunywa ibisindisha. Nk'uko tubivuze haruguru, kwiyandarika yego, ariko nanone kunywa ibisindisha. Uri umukobwa, ushobora no kuba unywa itabi, ushobora no kuba usoma ku nzoga cyane, ahubwo ugasanga wewe aho kubwira aba bari mu macupa bari kubara mu makesi. Rero nta musore wakwifuza kukugira umugore abona ukuntu unywa. Rimwe na rimwe wazanwa n'iyo nzu yaguze. Igihe cyose rero wagerageje kunywa ibisindisha bishobora gutuma ubuzima bwawe bujya mu kaga. Ndavuga ubuzima bwawe bw'umukunzi cyangwa se bw'urukundo, kuko nta mugabo cyangwa se nta n'umusore wakwifuza kukugira umugore bitewe nuko unywa inzoga. Ariko nanone kwiyandarika nabyo bihuye, ndetse utanigirira icyizere. Ikindi kandi kizatuma utabona umugabo ni ukugira inshuti mbi. Izo nshuti mbi, igihe cyose uri kumwe n'umukobwa w'indaya, ushobora kuba uri umusore ukaba ufite inshuti mbi pe, cyangwa se ukaba uri n'umukobwa ukaba ufite inshuti mbi. Inshuti ugendana nazo ni za nshuti zikora uburaya. Niba abakobwa bikorera uburaya, niba abakobwa mbese bafite imico mibi itandukanye. Rero kuba ugendana n'umutinganyi, ntago ukubonye ari umusore yanagukundaga akakubonana n'uwo mutinganyi, ntabwo byatuma akugira umugore, kuko ashaka guhita gushyira mu gatebo kamwe nabo. Aho gerageza wirinda izo nshuti mbi zifite imico mibi, uzirinda, ahubwo ukora ibintu bizima bizatuma ubuzima bwawe bujya aheza, aho kugira ngo burye mu kaga. Ikindi kandi uzakora cyangwa se ibintu bituma utazabona n'umugabo nubikurikiza, no kutubahiriza amategeko
icumi y'urukundo. Nk'uko twabivuze cyangwa se nk'uko twanabivuze, hari amategeko 10 yo gukundana twayabagejejeho, ariko nanone hari amategeko 10 y'urukundo. Aya mategeko ni meza. Urebye muri video twakoze nayo arimo, ariko nayo wagenda ukayareba ukabona impamvu nyine ugomba kuyubahiriza, ariko nutayubahiriza ntabwo uzabona umugabo, kuko igihe cyose wayubahirije bituma umenya uko umugabo atwarwa cyangwa se uko umugabo afatwa. Rero nutayakurikiza ubuzima bwawe bw'urukundo bizanga. Ariko nanone hari igihe usanga uba ufite n'imico mibi, ugasanga ni wowe uba ufite ibintu bibi, amagambo mabi ni wowe wabarizwaho, kwambara nabi ni wowe bibarizwaho, cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nyamara igihe cyose wagerageje ugakora ibintu bitari byiza, nyine nta musore akwemera kukugira umugore. Niba uri n'umukobwa, menya ko umusore uzakugira umugore ni umusore uzareba akakubona mwejo hazaza heza, ntabwo ari umusore uzakubona akakubonamo nyashi nziza akaba ari zabona gusa. Kuba ufite icyo kibuno ni byiza, ariko icyo kibuno kidafite nyiracyo ufite umutwe umuzima kirutwa na wa mukobwa udafite ikibuno cyangwa se udafite nyashi, ahubwo akaba afite umutwe muzima. Jya umenya igifite agaciro neza, aho kugira ngo urate icyo kibuno warata ubwenge. Ikindi kandi gituma utabona umugabo bitewe n'uko utagikurikiza ni uko utiyitaho ku mubiri. Igihe cyose utiyitaho nyine ntawe uzaguha agaciro. Wabura mukobwa ugenda urukunukagaho, wa mukobwa uba urukunuka, mbese uba ufite akuka katari keza, ugasanga ngo umusore aragukunda. Nose yagukunda utabona utiyitaho. Arega igituma umukobwa akunda nuko aba yiyitaho. Nubwo benshi bitera makeup, ntabwo makeup ari ibintu byiza, ariko makeup usanga yisiga kugira ngo akurure umusore. Ushobora kuba wisize makeup umusore akagukunda pe, waba utayisize nyine akakwanga, ariko nyine gerageza witeho, haba ku mubiri, mu mutwe. Nano ushaka kuba ufite mu mutwe handuye. Ikindi kandi ukabona afite n'intekerezo zitari nziza, gerageza wiyiteho ku mubiri ndetse n'imbere mu mutwe wawe, ureke kugira ayo mazi mu mutwe, ahubwo hajyemo ubwenge. Ikindi kandi gituma cyangwa se kizanatuma utabona umugabo ni ukubeshya cyane. Kubeshya cyane ni urufunguzo rwo gutuma ubuzima bwawe bujya mu kaga. Ushobora kubeshya bigatuma umusore agukundaga akwanga. Ushobora kubeshya bigatuma mbese ibintu byose bishobora gutuma ubeshya bishobora no gutuma ubuzima bwawe bujya mu kaga, bigatuma utabona n'uwo mugabo. Ushobora kuba ufite imyaka 30 ariko kuba ubeshya akaba ari cyo cyatumye urukundo rwawe rudakomera. Nkuko twayavuze, aya mategeko yose arungikanya cyangwa se ibintu byose bigenda byungikanya. Igihe cyose utigirira icyizere, igihe cyose wiyandarika, igihe cyose umwe bisindisha cyangwa se ukanagira inshuti mbi, ntiwubahirize n'amategeko 10 y'urukundo kandi ntiwiyiteho ku mubiri, akagerekaho no kubeshya. Ibyo ngibyo bizatuma utabona umugabo. Ikindi kandi uzakora kigatuma utabona umugabo no kubangamira society. Uko waba umeze kose, ufite icyo kibuno cyiza, mbese n'ibyo bindi bigiye bitandukanye byiza kuri wowe wibonaho inyuma, ariko imbere ukaba warangiriza. Ariko igihe cyose ubangamira society, bizatuma utabona umugabo. Uri wa mukobwa usakuza, wa mukobwa udafite umuco, wa mukobwa ewana ujya mu kabari akiyandayika, cyangwa se ukaba unakora ubwo buraya, cyangwa se ibitutsi byawe mu magambo uvuga akaba ari amwe mu magambo abangamira society. Gerageza ubyirinde. Ni nk'aba bakobwa usanga bakoresha izi mbuga nkoranyambaga. Kuba uzikoresha ni byiza, ariko uzikoreshamo nibyo bishobora kuzatuma utabona umugabo. Ntabwo waba ukora ibintu birimo urukozasoni cyangwa se ukora ibintu bitaguhesha agaciro ngo uzabona umugabo. Uzamubona utawarishyize ku karubanda, niwe mugabo wakwemera kugushaka. Aho ngaho menya ko wigiriye nabi. Niba uri gukora n'ibintu bibi kuri izi mbuga nkoranyambaga ushatse wabireka. Niyo mpamvu twe twahisemo gukora ibyerekeranye n'urukundo kugira ngo abana bacu bazagira urukundo aho kugira ngo biyandarike. Ikindi kandi kituma utabona umugabo bitewe n'uko ugikora ni ukwigira intakoreka. Rimwe na rimwe uri umukobwa, yego kuba uri umukobwa ni byiza, uteye neza, ufite byose byiza, ariko ukaba wigira intakoreka. Umuntu arakubwira uti bireke ukabikorera icyende. Umuntu arakubwira uti ibi bintu si byiza, ahubwo ukabikora ugira ngo umwereke ko ari byiza imbere yawe. Ibyo ngibyo rero ni bibi cyane, kuko bishobora kuzakwicira ejo hazaza hawe n'iterambere ryawe mu byerekeranye n'urukundo.
Ikindi kandi kizatuma cyangwa se kinatuma utabona umugabo ni ukudasenga Imana. Imana niyo mugenga byose, niyo igena byose, ariko igihe cyose wagerageje ntuyisenge ni kimwe mu bintu bibi bituma utabona umugabo. Kwizera Imana ni ingenzi cyane, ariko igihe cyose utayizera menya ko wataye umutwe. Nibyo uyu munsi narabateguriye mbereka ibintu bituma utabona umugabo wa mukobwa we. Ese uranyuzwe? Niba utanyuzwe wajya hasi muri comment ukavuga uti ntabwo nanyuzwe, mwazadukorera indi video ivuga ku bintu runaka. Njye wabategure kino kiganiro nitwa Aime, ariko ukaba wanagize amahirwe yo kuba wakurikiranye ino video, ndakubwira ngo komeza ayo mahirwe cyangwa se habwa umugisha n'Imana bitewe nuko ukanze subscribe. Kandi subscribe kugira ngo utazajya ucikwa, kandi ni byinshi tugiye kubategurira bibanezeza, ariko nifuza nyine ko hari icyo twagutegurira wagishyira hasi muri comment. Mwakoze kureba ino video.